bagaragaje ko DNA za Titi Brown zahura na fetus yuriya mukobwa uri victime ntabwo rubanza harimo kwivuguza kwa no gushinjacyaha. Murakoze ngira ngo ni nabyo twasobanuye ariko ubushinjacyaha bwagiye buvuga ko bufite ibindi bimenyetso ariko twe tugaragaza yuko ikimenyetso cyari gitegerejwe cya kamarampaka ari DNA test yiranda yavanwemo. DNA test rero yarakozwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu ndetse ibisubizo biza kuboneka kuri 23 z'ukwa gatanu umwaka wa 2023. Rero DNA test mu bisubizo byagaragaje mu mwanzuro wa Rwanda Forensic Laboratory yagaragaje yuko nta hantu iriyanda ihuriye na Ishimwe Thierry witwa Titi Brown. So nubango rero ikibazo tutumvikanaho n'ubushinjacyaha nabonye ari ikibazo ndakijyanye n'ururimi kuko DNA test yanditse mu rurimi rw'icyongereza ariko irasobanutse n'icyongereza gisobanutse kinumvikana kivuga yuko mu igereranya ryakozwe byagaragaye yuko ahubwo inda yavanywemo ifitanye isano na nyina n'uwayikuwemo ari Umwunganizi Joyeuse ariko kubijyanye na se cyangwa se paternity test cyangwa se w'umwana se wiyonda witwa ko ari se nta hantu ahuriye na Ishimwe Thierry. Ngira ngo nabwo mu mwanzuro Rwanda Forensic Laboratory bivuga ko hagomba gukorwa irindi gereranya ku izindi sample cyangwa se ku bindi bintu byashobora gufatwa ku bandi bantu. Ngira ngo nawo mwanzuro aho rero wenda niho tutumvikanamo ko ubushinjacyaha buvuga ko habayeho test ebyiri nako Umwunganizi agaragara ko yapimwe inshuro ebyiri ariko ntabwo ariko bimeze. No muri appendix yayo cyangwa se mu mwanzuro wayo kuri page ya 4 ya nuza test report na DNA test report igaragaza yuko hapimwe Ishimwe Thierry Umwunganizi Joyeuse na fetus cyangwa se igi cyangwa se inda yavanywemo. Tukaba rero twabisobanuye ku buryo bwumvikana ngira ngo wenda icyo tutumvikanaho n'ubushinjacyaha ni kuri icyo kimenyetso ko nibwo bwakizanye nabwo yanategetse ko ubunungane apimwa. Bisigaye rero twe twabihariye ubushobozi bw'urukiko ubwo ruzafata icyemezo itariki 22 z'ukwezi kwa 9 saa 7 umwaka wa 2023. Hari ikibazo gihari cyo kuba ubushinjacyaha buri kwivuguruza bakavuga ngo DNA ntizashingirwa hashingirweho ubuhamya bwa mama wa Mpinganzima kandi ari nyunguzwa ko yo ubushinjacyaha tutanga ibimenyetso byivuguruza uregwa cyangwa se ukurangyo ahabwa amahirwe ku Umwere. Buri buhamya uzagira akahe gaciro mu gihe ibimenyetso bya gihanga byasanze ko atari Titi Brown watendura mukobwa. Yes, ngira ngo nacyo wenda kibazo cyari gihari cyuko ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rutakwitsitsa ku bimenyetso by'abahanga mu gihe binyuranye n'imyumvire y'abacamanza. Ariko icyo twe tubivugaho nuko nanone kira n'ikimenyetso cya kamarampaka cyanatumye n'urubanza rugenda rusubika inshuro nyinshi kandi n'ubushinjacyaha bwagisabye. Ngira ngo mbere ubushinjacyaha bwavuga ko agomba kubanza yanze gupimwa Ishimwe Thierry yanze gupimwa ariko nyuma yaho avuga ko impamvu yanga gupimwa ruko yashaka ko ajyana n'umwunganizi we. Ngira ngo rero ngiye nk'umwunganizi we ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu twarajyanye nubwo nyine tutinjiranye mu cyumba cye gipimirwamo ko niwe wari ufite uburenganzira bwo kukinjiramo we na Umwunganizi Joyeuse. Rero ni ukuvuga ngo niba ibimenyetso byashatswe n'ubushinjacyaha nyine nabwo bari bwo bubizana muri dosiye ni ikibazo rero cyo kuba nyine bwabo noneho butanabyemera
twumva rero yuko ibyo ngibyo tutabihariye ubushobozi bw'urukiko kuko mu manza z'inshinjabyaha ababuranyi bose bafite uburenganzira bwo gutanga ibimenyetso by'ibyo baburana kandi ibimenyetso byose biremewe mu manza z'inshinjabyaha ababuranyi bapfa babivuguruzanyaho barabonye umwanya wo kubivuguruzanyaho twaba twumva rero yuko muri makeya twe umurimo wacu twawukoze twitabye urukiko turanaburana twiragura ku by'ubushinjacyaha bwaturega ko nibwo bwareze natwe turisobanura kandi twumva yuko ku bijyanye n'imvugo za nyina nyine n'urega n'umukobwa nawe n'urega ibyo ngibyo ibindi urukiko nibwo ruzabisuzuma. Maître, biraza gusigira iki abacamanza n'abavoka ndetse n'abanyarwanda muri rusange mu gihe hitabazwa ibimenyetso bya gihanga ndetse n'uwabitanze akaza avuga yuko wapimye yibeshye yafashe sample imwe inshuro ebyiri? Turaza gukomeza tubyizere mu gihe batari noneho gupima ibintu abantu bagiye gupimisha. Ariko ikibazo nk'uko nabisobanuye kuva na mbere, ikibazo kiba gihari ni ikibazo cyo kumva bya bimenyetso kubyumva ururimi birimo. Mvanga ururimi birimo rwo rurasobanutse ariko twese ntabwo tuzi icyongereza kuko icyongereza ntabwo ari ururimi rwacu rw'abanyarwanda, ururimi rw'amahanga. Bivuga rero yuko ntabwo twese n'ubundi bisaba yuko umuntu abyumva, imyumvire rero bitandukanye. Ikibazo kiba gihari ni ukubisobanura mu buryo butandukanye. Ku ruhande rw'ubwunganizi twe dufite uburyo twabisobanuyemo n'ubushinjacyaha nabwo bufite uburyo bwabisobanuyemo, inshingano ziba zisigaye n'iz'urukiko. Naho ku bijyanye n'ikijyanye no kuba ngo ibimenyetso ngo se nyine Rwanda Forensic Laboratory ni icyo kigo cya leta dufite gipima ibimenyetso by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu manza no mu butabera. Bivuga rero yuko twe turabyemera nta kibazo twe dufite, naho uwaba abihakana ubwo aba afite uburyo nabihakanamo kandi buriya mu manza ntabwo ari uko abantu bose babona ibintu neza kimwe. Ibisigaye twe bundi tubiharira urukiko nibwo ruba rufite umwanzuro rufata. Itariki y'isomwa ry'urubanza 22 Nzeri 2023 ni itariki mwabanje gushidikanyaho mugerageza gusaba ko byakwigizwa imbere. Kuba icyifuzo cyanyu kitigeze cyakirwa mwabyakiriye mute? Kugira ngo umucamanza agaragaje yuko ku itariki 31 ya nyuma y'uku kwezi azafite imanza nyinshi agomba gusoma, kandi kuko mu by'ukuri imanza zisomwa ariko zanditswe. Ntabwo rero umucamanza ufite akazi ko kuburanisha yarangiza akagira akazi ko gusoma imanza, ni akazi kenshi aba afite. Nkuko yabisobanuye yavuze ati itariki 31 nyibahaye nanone simbe narangije kurwandika ku rubanza rusomwa rwanditswe, simbe narangije kurwandika nkongera nkasubika isomwa ry'urubanza, ntabwo byari byo byiza. Kandi ukwezi kwa 8 tuba tugiye mu kigo cy'abacamanza. Bivuga rero yuko umunsi wa nyuma dufite w'akazi mu rwego rw'ubucamanza ni itariki 31 z'ukwezi kwa 7. Ni nayo mpamvu rero yashyizeho iriya 22 z'ukwa 9 kuko yabitwumvishe turabyumva natwe tubona ko kuko mu by'ukuri kurwandika birafata umwanya kandi afite n'izindi manza agomba guca. Twabyumvise rero kandi twumvise ko ibisobanuro umucamanza yatanze byumvikanye, niyo mpamvu twumvise ko nyine nta kintu twarenzaho. Reka dutegereze. Ese kuba imanza zitinda gusomwa cyangwa kuburanishwa ni ukubera ibyaha byinshi bikorwa mu gihugu cyangwa no kubera abacamanza bakeya? Icyo ni ikibazo ntashobora gusubiza kuko icyo ni ikibazo kirebana n'urukiko rw'ikirenga, igihe twe turabavoka. Ibyo ngibyo ariko bibakoraho, urumva nk'ibiri kuburanira umuntu bagakomeza begeza inyuma, ugomba kumenyana. Ariko ni ikibazo iyo umucamanza bisobanuye ntabwo wagira, kandi impamvu yatanze zirumvikana. Ubushinjacyaha burasa imyaka 25 mu gihe musaba ko yaba umwere. Nimuramuka mutsinzwe muzakira gute icyo cyemezo? Icyemezo cy'urukiko yo nyine utsinzwe bufite inzine nzira zo kujurira. Ntabwo icyo twifuza
ibyifuzo byacu nuko nunganira yagirwa umwere ariko bitabaye nkuko tubyifuza ubwo dufite n'izindi nzira zo kujurira nta kibazo. Metre mu buryo ukurikije amategeko kubirebana n'ibimenyetso mu manza nshinjabyaha ni bira bimenyetso ubushinjacyaha bwasabye ko bigenderwaho ibindi bimenyetso bya nyuma ya kamarampaka ubundi byakabaye bigira ubuhe bubasha mu gufata umwanzuro k'urukiko kandi bije nyuma ya kamarampaka. Ibimenyetso byose ariko mu manza biremewe nubwo twabivuze ikiba gisigaye no kugira ngo umucamanza abisuzume. Metre kugira ambaze amaze umwaka n'amezi 7 afunze yagiye kwiyongeraho amezi 2 kugera mu kwa 9 ubwo n'umwaka n'amezi 9 niba bibaze neza hari igitekerezo ni ikibazo maze imizi mbazwa n'abantu kijyanye no kuba mwaregera indishyi cyase zo kuvuga ngo uyu muntu ararenganyijwe umwaka n'amezi 9 yose amaze afunze icyo gitekerezo kirahari igihe mwaba mutsinze. Ibyo ngibyo ni ibanga ry'akazi ni ibanga ry'akazi ariko icyo tubivugaho nuko twe icyo tureba ubu ngubu turimo turarera urubanza turimo turaburana rw'inshinjabyaha bizaza nyuma ntabwo turabitegura kinini nakwigije hafi. Hanyuma turi ku rukiko hano twaje mu rubanza rwa Titi Brown cyangwa se Ishimwe Thierry kugira ngo wari uri mu rukiko nimba warakurikiranye iby'urubanza rwa Thierry watunyuramo muri make n'ubwa mbere aburanye wowe watunyuramo muri make ya uko urubanza rwatangiye kugeza na n'ubu. Urubanza rwatangiye muri 2021 mu kwezi kwa 11 atangira kuburanira mu rubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nyuma biza birakururana bigera mu rukiko rwisumbuye. Mu rukiko rw'ibanze navuga ko yatsinzwe arajurira habanje gufungwa iminsi 30 y'agateganyo arayifungwa atangira kuburana kugeza uyu munsi yaburanaga ku bimenyetso bya kamarampaka ku cyaha ashinjwa. Titi Brown ashinjwa gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ni ibyaha bivuga yuko yakoze muri Kanama 2021 kimwe nuko yabatarabikoze kuko arabihakana. So yatangiye kuburana avuga yuko atabikoze otherwise ntiyigeze abyemera. Abashinjacyaha bakomeza nabo kubimushinja bavuga ati yasambanyije uwo mwana nyine hazamo abatangabuhamya barimo na nyina w'uyu mwana uvugwa ari nabyo Titi Brown n'uruhande rwe batemera akavuga bati nta kuntu abatangabuhamya baba bayobowe na nyina w'umwana ubwo nyine ibyo avugwa nibyo yabwiwe n'uwo mwana. So uyu munsi navuga yuko icyaburanwaga ni ikimenyetso cya nyuma kamarampaka bibaza batese Titi yateye inda uyu mwana kuko yaramusambanyije anamutera inda. Icyakagombye kubigaragaza ni iki ni ibimenyetso bya Rwanda Forensic Laboratory bipima uturemangingo cyangwa se ADN. Ni ADN ipimwa hagati y'uwo bivuga ko yateye inda uwayitewe n'inda yavuyemo kuko inda ntabwo umwana yavutse yaba ari umwana uhari bakabaye bapima umwana ariko umwana nawe ari harapimwa noneho igi ryavanywe ry'inda yavuyemo. So ibimenyetso rero nkuko byavuzwe n'impande zose yaba urukiko yaba ubushinjacyaha yaba Titi Brown n'umwunganira bose baravuga bati nta kigaragaza yuko Titi Brown n'uyu mukobwa bigeze basambana cyangwa se bigeze bakora imibonano mpuzabitsina. ADN ntiyigeze igaragaza ikintu na kimwe kivuga yuko Titi Brown n'uyu mukobwa hari isano yo guhuza ibitsina bafitanye. So navuga yuko rero nta urukiko rwanzuye ko urubanza ruzasomwa tariki 20 z'ukwa 9 nyuma y'ikiruhuko cyabo mu nkiko cyangwa se nyuma y'ikiruhuko cyabo mu butabera bagiye kujyamo mu kwezi kwa 8 ko basanzwe badakora mu kwezi kwa 8 bitewe nyine n'icyo kiruhuko ngaruka mwaka. Ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko hari ikimenyetso bwari bwatanze ari nacyo cyaburanwaho cyane cya ADN bukavuga ko ADN zigaragaza umwana bikagaragaza na nyina ariko hashobora kuba harabayeho kwibeshya hakaba hari ibimenyetso byase bikaba bizamini byase bitarafashwe ngo bihuzwe. Hanyuma uwunganira uregwa akavuga ko icyo kimenyetso ahubwo ari cyo cyakagendeweho. Ku ruhande rwanjye mbona nakabaye mvuga yuko wenda byaba amabura kindi kuburana uvuga yuko RFR yibeshye ubwo twaba dushinja RFR kwibeshya ubundi imbere ya byose. Ubushinjacyaha bwayo buvuze yuko ibyapimwe atari ibya Thierry. Ubwo RFR niyo yabifite ikibazo either cyo gukora ibyizi ikabyica ibishaka cyangwa se ikaba yaribeshye. Ariko nanone option ya hafi yakabaye iza ku bushinjacyaha no gusubirishamo
ADN kongera kwipima bushya sintekereza yuko gukonsidera ibindi bimenyetso ari byo byakabaye biza hafi ku bwanjye natekereza yuko nk'iki kimenyetso cya ADN ubushinjacyaha bushobora kuba bwabonye yuko bitazahura neza kuko wakwibaza impamvu kuki se batavuze ngo bisubirwemo bongera ajye kumupima bushya ahubwo bakavuga ati ibimenyetso byirengagizwe harebwe ibindi kandi nyamara ibimenyetso bindi birebwaho mbere byose byararebwe noneho birangira nta kintu byanzuye ariyo mpamvu kamarampaka yaje ari ADN iranzwe cyangwa se ubushinjacyaha ntibuyemera navuga yuko kuri njyewe byaba bisa n'amaburakindi kuvuga yuko ADN itaba considered. Tugana ku musozo urubanza bavuze ko ruzasomwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 abantu benshi bari bitabiriye urubanza ntabwo babyishimiye ariko wenda impamvu zabyo zagaragajwe benshi mubona agiye mbona basohotse basa nk'abafite icyizere ko igihe cyose urubanza rwazasomwa Brown ashobora kuzagirwa umwere wowe ni kubibona cyangwa se urabona ko ashobora kuzamo izindi mbogamizi ibyiza buriya mbere na mbere nuko abantu bajya birinda amarangamutima mu bintu by'imanza kuko bifite amategeko yanditse yaba uburana yaba uwaherekeje uburana abashinjacyaha n'abavoka bose mbavugaho cyane cyane yuko bo barabizi ko nta mategeko ntabwo amategeko agenekereza mu mategeko umushinga amategeko aho amategeko yahereye harimo ko nyine itegeko ritagenekereza ariko nkurikije ibyo twumvise nkurikije aho ubutangabuhamya bwavuye nkurikije ibimenyetso byatanzwe nkurikije ko ADN yanzuye yuko Titi Brown adahamwa n'iki cyaha kandi ADN ariyo yari ikimenyetso kamarampaka natekereza yuko tariki 20 z'ukwa 9 Titi Brown ashobora kuzagirwa umwere ku kigero kinini gifatika urakoze cyane turabashimiye asante